maximum respect ko wahisemo kubana natwe kuri Pola Vibe. Ni wa muhungu wanyu rutikwa n'ingoga, mwite icyo mu nkuba, mwite ushenguza iminega, mwite rubaza bisha, ndi hose nk'agasukari, nyitegurira indemo pora ndaza sinshirayo. Ubyumve neza ko ibi bintu ni ibyacu twabiharanire, twariko bike kandi turacyabirimo, twabitambye mu buto bwacu, imbaraga zacu na n'uyu munsi. Narababwiye ngo mwebwe mwahisemo kubana nanjye nimuzicwa n'irungu hano kuri Pola Vibe. Umunsi ku munsi ndagenda mbazanira impano. Hari abantu bitangiye ibi bintu, hari abantu bagiye muri ibi bintu, hari abantu bakunze ibintu mu buto bwabo. Uyu munsi nabasaza bagiye kuba bakambwe. Nimushaka kubatiza amatwi, nimushaka kwahereza umwanya, nyamara babikora neza kurusha abo mwahaye intebe, nyamara babitunganya kurusha abo mwizera, nyamara babishyira ku rundi rwego kurusha abo mwemera ko babikora kandi batubeshya. Baratubeshye nibazongera, baraturabuje nibizongera. Aka niko kanya ngo tumenye ngo izi walilizi. Ubuganza turabasuhuje. Aho umuganza wese ari umve ngo ni one love ni ku mutima. Hanyuma rero east west northern south Kigali city ndetse na desperate maximum respect turabakunda bya hatari. Twagarukanye n'uri mutumirwa mushasha kuri Pola Vibe. What's up bro? Bro mezete ewana nushaka ushyire down pulling down naribi umeze neza. Meze neza kabisa. Muzi kenshi mu bintu bijyanye n'amakomedi whatever ubundi uri muntu ki sha ubundi abanyarwanda ngiye wibyanjye ubwira abanyarwanda bagukurikiye. Oya ubundi umuntu udukurikirana neza live kuri YouTube channel bita Mani J TV. Mani J TV. Mani J TV yatangiye igihe ki? Ubu bimaze nk'ukwezi. Mani J TV maze ukwezi. Imaze ukwezi. Already wowe muri industry ya cinema kongewe hari amakomedi yawe nzi. Muri industry ya cinema umaze igihe kinga kiko mbona ushaje mwana. Sha ibi bintu nabitangiye hashize nk'imyaka 5. Imyaka 5. Ntabwo ndanoga ariko ubundi ubu nkubwira ubu tuvugana. Imizigo noneho ubu nge ndi gutegura. Urimo gutegura? Ndimo ndategura. Ko muziki ibintu bijyanye n'amafilime ni ibintu bisaba gahi. Urategurana nande ni ekipe ikuri inyuma timu ngari konze kandi ibintu bisaba kuba umuntu afite imbaraga n'ubushobozi ninde byinshi inyuma. Ya ni ukuvuga ngo aka kanya tuvugana ubu mfite timu nshya. Ni ukuvuga ngo ubu aka kanya tuvugana mfite abantu b'ibyamamare noneho tugiye kuza tubakubitira urukumva. Ubushobozi burimo kubuvana he ukora iki? Ubushobozi mbere yuko ukora izo komedi ukora iki? Ya cameraman udufashe ubashe gutunganya amajwi neza. Mbere yuko utubwira ibya komedi na project dufitiye ukora iki kugira ngo twumve ko ubushobozi uzaboneka koko? Ya ngewe ubundi mu buzima mbayeho ngewe ubundi ndi makanika. Ukora iki nicyo nshaka kubanza kumenya. Nge ntabwo nkunda gufera abantu kubeshya abantu. Dukurikirwa urumva hano iyi channel ya Pola Vibe tumaje kugira abantu 300 bamaje kwandikisha ko bagomba kubana natwe. Yes. Urumva gufata abantu 300 ukajya kwakora challenge ushaka kubahwika. Ntago ngiye mbyemera. Ntago ari ibintu byadanje. Already witwa Mani J. Je nitwa Mani J. Mani J. Uri umukomediye. Byatari. Uri ugakina na filime. Ukaba n'umukanishi. Cyane. Ukanika ibiki? Ni imodoka, ni telefone, ni ibiki? Ukora kugira ngo already n'abantu bacu baje barwana akazi by the way. Niba uvuga ko yemenye ukora neza. Yes. Ukora ibiki rero nyine wizeyemo ibijyanye amatelefoni amateleviziyo ibi uzabona amafaranga ukaza muri uruganda ugahangana n'abantu itegeka Gasiyane yabo nzaba kuba muri no minsi ngiye kuba kubita mbashyire hasi ibintu mamwanyo ine. Oya ntago ari byo tuba twanyoye ibyo nkubwira ngiye ubu tuvugana ngiye kubashyira hasi kubujye kino n'undi munsi uzahita uvuga turamujama none ibyo yatubwiraga izi saho uyu muntu tutuvugana ati byavuye mu kabisa. Banyarwanda kazi ewa Mungu wacu mu supporting mujye kuri Mani J TV mu kwesa subscribe ntacyo twero. Oya ngiye kubakoma mani ariko hari ikintu nge navuge ngo mujye muza muri ibi bintu muzi ikibazo ibintu mu mwanya bizabashiramo. We mbona gukuse mbanana gusubitsa urabona nitegeka Gasiyane cyangwa se Papa Sava chana yimaje kugira 900 hafi igiye kuza sub million zigiye kuzo sibyo wowe already nturabona n'abasabu 100 ni innovation ni iye supporters and promotion ugiye kuzana gupromoting ibintu byawe bafiringa Mani J ku rwego rwo hejuru akaza gakubita inshopo pasafa uri muntu gani ngiye ubu ngo wihekeje have sigaho
ubu kano kanya urebye ibyamamare nuko kano kanya ngewe ubu ngubu navuze ni reka manze nze nkore ikiganiro nawe bivuga ureba abanyarwanda ngewe narebanye na benshi narahamutse warahamutse ubu ngubu tuvugana izi saha tuvugana nuko ngewe navuze ati amasegonda 30 tekereza bari abantu reka mbasetse noneho sasa oya reka nkubwire ikintu tubabikiye noneho sasa ubaka kanya urukumva kubasetsa aka kanya tuvugana n'ubu ngubu urebye undebye ngewe ubwanjye ndashekeje oya nanjye ndashekeje ukindeba gusa mba nshekeje nimba wumva yuko koko nashekeje jya kuri YouTube ninseke ako noneho oya none se ninaseka bo baraseka bati niba bumva ko udashekeje koko ntibaseke oya ndasekeje gusa nanone reka mbwiswe sinzi wareva niba ari amabyeri menshi wehene sinago bayigura umusaza wakeye wena n'utubyeri twinshi tuba twagusajije ngo ntabwo namenya bagete kunihagaze nitegura se muramo akazi oya n'ubu ngubu aka kanya tukivugana tukiva ahangaha tukiva akazi kabonetse abanyarwanda akazi manager arandemeye akazi nzamugarura kenshi gusa musura cyane murebe ibintu akora mutere no comment ati wa mugabo we bikomeze nibye cyangwa se wa mugabo we reka kubeshya abantu bifiye mu byihorere rwose bireke ntago ari ibyawe izo comment manager azikeneye by the way ngiye nabwe ngo nzajya nzana umuntu ko sinzajya murambira cameraman adufashe nabona iminota 6 yuzuye rwose manager ndakureka wigendere ugende ugiye kwikarika amateleviziyo yawe ugende ukandika amatelefone yawe ukora ibiki byose ariko hari ibintu ugomba kureka kunywa ibyo bintu mu kunywa bikakumara ubwoba bizatuma uvuga ngo ugiye gukompeta na runaka ahubwo ko nzanye na papa sava twarebye kuntu twacenda mu gikari tugashugurika ukabanza ukana presentinga ibyawe wenda nawe ajya akunda gufasha ndetse ko muri iminsi yigezemo akantu kangona adarimo gufasha neza ariko yajyaga bikunda ariko ibintu byo kuvuga ngo ugiye kuza ngo kubita inshuro umusaza oya ngiye kubakoma mbaho nacyo ndabakoma oya ikizere kandi ntabwo naguce intege ariko by the way manje arashoboye kabisa musaza respect urashoboye kandi turagushimira kuba witabira ikiganiro ni byiza mujye muza mubwira abantu ibyo mushoboye hanyuma unese ugira group ya WhatsApp ngo utange nimero yawe wenda abantu bajye bakwandikira and then unabasangiza amalinki group ndayifite ya WhatsApp yitwa manager manager already nukuvuga ngo ushaka kunyandikira uzanyandikira kuri 079 iyo ni nimero ya WhatsApp 079 4 niyo ushobora kuba wanyandikiraho WhatsApp ni na WhatsApp banaguhamagara wanamamagara nta kibazo ufite amafaranga sahagije cyangwa turababwire banagukane n'akanyenyeri kuko numvisha ibintu utegura musaza ni ibintu biremere ni igomba gusanga miliyoni nk'eshanu z'amanyarwanda oya cyangwa banakuremere nta kibazo ngiye nkurikirwa n'abanyamerika nkurikirwa abantu migabane itandukanye mpamvu ngo Burasirazuba Burengerazuba Amajyepfo Amajyaruguru Umujyi wa Kigali ndetse n'abadiaspora niko mbizi ko babibona banakuremere cyangwa wihagije oya nukuvuga ngo ubundi ugiye kureba nta muntu uba wihagije ubwo kerera n'ubufasha kwahita mukande n'akanyenyeri inome niyo ngabo wakande n'akanyenyeri nta kibazo kugira ngo projet ziraninga so rero special thanks kuri abanye natwe special thanks wahisemo kutwumva uko turi uko tumeze nuko nguko ntago twishira turabaganza tuvuka mu Buganza maximum respect ku Baganza dukeneye kumva supportive yanyu dukeneye kumva muduteza imbere hanyuma rero wowe wahisemo kubana natwe turagushimira cyane maximum respect abantu basaga 300 bamaje kudukurikirana mu kwezi kumwe ntago abantu abakiri wanje mu rugo ngo bashobore ni iby'agaciro ni iby'igikundiro tubashimiye ubundi stay tuned twagiye